Yezu akiza iminsi yose kandi niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 31 z'ukwezi kwa cumi, Nyagasani atwibutsa ko ari we mukiza. Ajya kutwibutsa yuko ari we gakiza kacu, kari we rukundo rwacu, kari we mizero yacu. Atwibutsa kandi ko ari we ufite ijambo rya nyuma, ko iyo avuze byose bihinduka. Naho umwanzi yakwidegembya kuri wowe inshuro 5, inshuro 77, akwidegembyaho igihe gihagije, Yezu umunsi wawe nugera aravuga ijambo rimwe gusa. Uyu munsi rero Nyagasani nibyo akubwira, agukiza abanzi umwanzi wari ukugarije, umwanzi wari ugufiteho ububasha. Iyi munsi Nyagasani aje kumugukuraho, kandi ntagira umunsi agenderaho. Iminsi yose ku Mana n'imwe, dore ko yivugiye ati umwana w'umuntu niwe ugenga isabato, isabato si igenga umwana w'umuntu. Nyagasani rero kuri uyu munsi nibyo atwibutsa mu ijambo rye, aho yakizaga umugore w'urushwima wari urwaye urushwima. Nawe hari ibibazo bishobora kuba bikugarije, hari inzitane zikugarije, hari ingorane zikugarije, hari icyaha wazetamyemo. Nyagasani rero uyu munsi ni wo wawe, kugira ngo nawe wa munsi w'isabato yakirije uwo muntu nawe agukize. Iyi munsi aje kugukiriza imbere ya ba bandi bibwiraga ko utazakira, ba bandi bakunyegaga, abandi baguhagaraga hejuru, abandi bakwishimaga hejuru. Iyi munsi Nyagasani aje kuvuga ijambo rimwe, bose bagaceceka. Nawe ugifite icyo kuvuga imbere y'ubwiza bw'Imana, nawe ufite ijambo na rimwe kuri wowe, kuko Yezu arahageze. Uyu munsi Nyagasani aje muri wowe, kandi aje kugukiza, kuko aratembera aho uri, nawe umwemerere gusa agukize. Nyagasani yabajije abafarisayi ati ese biremewe gukiza umuntu ku isabato cyangwa se birabujijwe? Ariko bo baricecekera, bahabuze icyo bavuga, bariyamanwa. Maze Nyagasani akora ugushaka kw'Imana, yuzuza rya kuzo ry'Imana mu buzima bwe, kandi yaharaniye ko azarata ikuzo rya Data iteka ryose rizira iherezo. Hahandi Nyagasani yivugiye ngo roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta. Uyu munsi rero Nyagasani nawe aje gufunga iminwa abakuvugaga nabi, aje gufunga iminwa abakwifurizaga ikibi, aje gufunga iminwa abifurizaga ko wapfa ukaba utagipfuye, aje gufunga iminwa abakugambaniraga bose. Uyu munsi Nyagasani aje gufunga iminwa yakwifurizaga inabi, aje kandi gufunga iminwa y'abakuvumaga nayifuza kutaramuka. Uyu munsi Nyagasani aje gutangaza ijambo ry'ubuzima muri wowe, aje gutangaza ijambo ry'ubuzima muri wowe, aje kuguhindura. Ngo nuko Yezu aramwegera, aramukiza, maze aramusezerera ati genda. Yaragiye ajya kwamamaza inkuru nziza ko yakize. Nawe uyu munsi Nyagasani aje kugukiza, maze kandi ugende ubere abandi akarorero, babone ineza y'Imana, babone ibyishimo Imana yaguteye, babone intsinzi, abone ko Imana ihindura byose, kandi abone ko ibigeragezo atari karande, atari n'umurage, ahubwo ko umugabane wagabanye uyu munsi ari umugabane w'ibyishimo bya Nyagasani Yezu Kristo watashye muri wowe, waje kugukuraho ibyagushikamiraga byose, waje gutangaza ijambo rye mu buzima bwawe, waje gucecekesha abitwaga ko ari abanzi bawe. Aho kandi kugira ngo abanzi turwana si abantu, nta marayika n'ibikomangoma by'iyi si,
abo bose baratsinzwe, kuko abo bose nibo binjirira mu bavandimwe bacu, abo bose nibo binjirira mu bavandimwe bawe, nibo binjirira mu bo mukorana mu kazi, nibo binjirira mu bo mugendana, nibo batuma buri muntu agira ishyari, akagira urwango hagati ye n'abandi. Ariko uwo munsi Nyagasani aravuze ngo birakwiye ko nakiza umuntu ku isabato. Nawe rero uyu munsi Nyagasani arakubwiye ngo haguruka wigendere, arakubwira ngo byose mbihinduye bishya. Ijambo baragufiteho ndarihinduye, ijambo umwanzi yaragufiteho ndarihinduye. Ubu nangiza ijambo ry'ubuzima, nangiza ijambo ry'urukundo mu buzima bwawe, nangije byose mu mateka y'ubuzima bwawe aho buva bukagera. Hanika rero uririmba ibisingizo by'Uhoraho, utarakubyine umuhimbaze umushimire, kuko niwe nyir'ububasha, kuko niwe gikundiro cyacu, niwe udukiza, niwe utubohora, kandi niwe uduha ubuzima, niwe uduha gusa nawe, kandi tukarata urukundo rwe iteka ryose rizira iherezo. Nka Zaburi ya 40 haranditse ngo niringiye Uhoraho, mwiringiye natezuka, nuko anyitaho maze yumva amaganya yanjye. Ankura mu rwobo rukanganye, anzayura mu nzarwe ndende, aramagurutsa amagarika ku rutare, amagushinga ibirindiro. Yamaye guhanika indirimbo nshya, ndirimbira Imana yacu ibisingizo biyikwiye. Benshi bazayibona bayigirire igitinyiro, maze bakurizeho kwiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu wiringiye Uhoraho, ntashire hamwe n'abagomeramana, cyangwa ngo ajye mu ishyaka ry'abanyabinyoma. Uhoraho Mana yacu, wadukoreye ibintu byinshi cyane, udutegurira imigambi, utugaragariza n'ibitangaza rwose. Nawe twakunganya ni byinshi cyane, ntawabona ukabivuga. Nyagasani singizwa, ntiwifuje ibitambo cyangwa amaturo, ahubwo wanzibiye amatwi ngo numve. Ntiwigombye igitambo gitwikwa cyangwa icy'impongano. Niyo mpamvu navuze nti ngaha ndaje. Nyagasani ndaje, kuko wanyakiriye kandi ukancira hejuru y'ibyamagarikaga umutima byose, ugacecekesha imivumba y'inyanja yose yari inyikije, maze ukaba gutambuka nemye, kuko nta jambo na rimwe ikibi kimfiteho, nta jambo na rimwe umwanzi mfiteho, ahubwo ijambo ubu rimfiteho ububasha ni ijambo ryawe Nyagasani, ni ijambo ryawe Uhoraho, ni ijambo ryawe Kristo, wowe jambo w'Imana, n'ububasha bwa Roho Nyagasani bunsendereye. Muvandimwe, uyu munsi wirirwane na Nyagasani, ibyo ukora byose ubikorane na Nyagasani, ibyo uvuga byose ubivugane na Nyagasani, kuko Nyagasani yaje gutura iwawe kandi yagukijije. Arakubwira ngo haguruka, ngo ngaho igendere, genda wamaze inkuru nziza y'umwami wacu Yesu Kristo, genda wamaze ko wakize, genda wamaze urukundo Imana igukunda rwakuzahuye rukagusubiza ubuzima. Komeza kugira umunsi mwiza, Nyagasani abarindeye kandi abiteho. Murakoze. Amen.